nitwa Uwiduhaye Maria, naravutse mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo. Navukiye mu muryango wari ukize ariko nyuma yoza gukenamo. Mu by'ukuri nakoze bakenye. Hari byinshi biba ku buzima bwacu, akenshi abantu bakadushinja ko ari twe twabyikururiye. Umukobwa ubyariye mu rugo abenshi bamushinja ko ari amakosa ye, ariko mujye muba muretse gucira imanza igitabo mugendeye ko mukibona inyuma. Ngiye ahantu ku muturanyi mpasanga umwana w'umukobwa ukiri muto arimo arafura imyenda, bakamwishyura amafaranga 1000. Gusa hari akana keza k'agakobwa kari kujya kamufasha. Ngira amatsiko mubaza niba ari uwe, kuko nabonaga akiri muto cyane. Mu gahenda kenshi ati n'uwanjye. Ntese ufite umugabo? Mu ijambo rimwe gusa ati byihorere. Numvise impuhwe zije, muhereza ukuboko ngo tuganire. Wenda yambwira akababaro ke akaruhuka, nanjye namwigiraho byinshi. Ikindi kintu kimbabaza mu buzima, niyo umwana wanjye yabwiriwe cyangwa se mbona amafaranga yo kumujyana ku ishuri, birambabaza pe. Yitwa Uwiduhaye Maria, aturuka Nyamagabe. Yavukiye mu muryango wifashije, nyuma barakena. Nitwa Uwiduhaye Maria, naravutse mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo. Navukiye mu muryango wari ukize ariko nyuma yoza gukenamo. Mu by'ukuri nakoze bakenye. Nyuma yo gukena babayeho mu buzima bubi, na kenshi baburaraga. Byari nabi cyane pe, kandi tubayeho nabi kuko yagiye twaburaraga, kuko papa yari agiye kurwaza, mama hano yari agiye kurwarira, njyewe ninjye wari mukuru nkasigarana barumuna banjye, bikaba ngombwa yuko rero ari njyewe unabahigira. Rero byari bibi, twari tubayeho nabi no kurya bigoye. Mu gihe ababyeyi batari bahari, yasigaye yita kuri barumuna be. Njyewe nakoze nzi kuboha inkoko, rero nazibohaga, nkazigereka, nkazisoza, nkajya kuzicuruza, nabona amafaranga nkaza nyine nkahira abavandimwe banjye. Iki gihe nafite abavandimwe 5, twari turi 5. Yumvaga azaba umudogiteri ari kuvura abasirikari ku rugamba. Ibyo byose byarakendeye. Narigaga ariko kuko akenshi nakundaga kuba ndi mu rugo ndi kumwe n'abarumuna banjye, hari igihe nasibaga ntajyayo, ntago najyaga kenshi, cyangwa se nk'igice kimwe kigenda gitondo n'ikigoroba, nk'igice kimwe nkajya kubahigira, ubundi nabwo sinige nyine bitewe nuko bimeze mu rugo. Yewe nyiri muto niga, nari mfite inzozi z'uko nzaba umudogiteri, ariko nanone nkumva nazaba n'umusirikare. Aho umusirikare ariko ari umudogiteri nyine, niko nabyiyumvagamo. Nzabanza nige, nimara kwiga maze kuba umuntu ukomaze kugera kure, nibere n'umusirikare, njye mfasha abasirikari bagenzi banjye bagiriye nk'ibyago ku rugamba, niko numvaga nzaba ameze. Yavuye mu ishuri ngo yite kuri barumuna be. Narivuyemo kubera ubushobozi, kwiga narize, nagarukiye mu mwaka wa 2 segonderi. Rero nabivuyemo kubera ubushobozi, ntabwo nabonaga ibikoresho uko bikwiye, ku ishuri bakanyirukana. N'ubundi mu kuva ku ishuri kwanjye, n'ubundi mama yari akirwaye na papa nabo barwaye. Ubwo rero mu kuva ku ishuri nabonaga n'ubundi ntabona ubushobozi buhagije bwo kujya ku ishuri, amakayi nayabona neza, ibikoresho bindi ku ishuri minervari nabyo bigoye, nkabona n'ubundi nta bundi buryo. Ndavuga ati kamve mu ishuri na barumuna banjye nabo batari kwiga neza, nabo ari ibibazo nyine. Ndavuga ati kamve mu ishuri bo mbafashe nibasi babashe kwiga. Mba mu ishuri mu ngo buryo. Yakundanye n'umuhungu amutera inda bitunguranye. Umwana w'umukobwa n'uwanjye mwabonye. Nyine nyuma naje kuva mu rugo njya guhiga ubuzima nyine, mu mujyi wa Kigali nturutse Nyamagabe. Mageze rero mpura nyine n'inshuti, nabyita ko yari inshuti.
turakundana nyine, ubu nyine nisanga natwaye inda, ntago nanjye byarantunguye. uwamuteye inda ntacyo yamufashije. Nyine maze gutwara inda rero, natwaye inda afite imyaka 19. Nyuma yo gutwara inda rero byese birangira, ntabwo yigeze amfasha, narabyikoze nabyifashije njyenyine, byari bigoye pe, kuko ninjye wimenyaga muri buri kimwe, imyambaro y'umwana ninjye wabyishakiye, ikintu cyose cyo kwa muganga ninjye byose wabyihigiye pe, ntabwo twari turi kumwe, nta kintu yigeze amfasha, ntacyo yamfashije rwose, ninjye wabyikoreye. Yagize ubwoba bwo kujya ku babyeyi be byose. Rero nyuma yo kubyara byaranshanze, kuko nari ndi mu mujyi wa Kigali, mujyi wacu mu ntara, ngeze mu ntara nyine mbabwira umwana yari yararwaye ageze kure nyine ari mu mutuku. Ubwo rero ngeze ndabwira ati rero umwana dore yararwaye, naje hano ngo mube mumfashije, kuko nyine kwitwara inda kwanjye n'ubundi ntabwo nari kujya iwacu naratwaye inda, ntabwo bari bubyishimire. Rero nagerageje uburyo ki nzabyara ntari mu rugo kugira ngo ntabagora. Rero nyuma yaho nza kujyayo, kuko nabyaye byanze burundu, nta bundi buryo. Mageze rero nabo umwana ko yararwaye cyane, mfite basaza banjye, mama barambwiye ngo iyo umwana atereye intabire mu rugo ngo abasaza bawe barapfa, ngo muvana aha ngaho ugende ujye guhiga se mu bane. Rero naje kuva mu rugo njya guhiga papa w'umwana ngo tubane. yirukanwe iwabo ngasanga umugabo we aragenda barabana, ariko akajya amukubita. Wabivuga muri iri jambo ngo akajya mpondagura. Nabimubwiye mutunguye, ko nza kumubwira ko nje ngo tubane ntiyari bubyemere. Nge rero naje mutunguye, mageze abanza kubyanga kuza kundeba, ariko nyuma yaho niba yabitekerejeho araza. Ariko nyuma yo kubana nawe yarankubitaga akampondagura igihe kinini. Rero yaje gufungwa, afunzwe n'ubundi sigara n'ubundi ndi njyenyine. Birangora cyane pe, sinababeshya, birangora guhiga ibintu ntamenye, ntarimo abantu nari ndahantu ntamenyereye. Gusa nyine hariho abantu bagiye bamfasha, bagenda bamfasha bakaba byo kurya, bamwe bakanyishyurira inzu, kugenda hano nafatisha nyine n'abantu, ugenda amenyanya n'abantu, nkayangeraho nkayambona ibiraka byo gufurira abantu. Ubuzima bugenda buzamuka uko nguko kugeza na n'iyi saha nyine niko ubuzima nibereyemo, ntunzwe n'ubuzima bwo gufurira abantu. Nanjye ubuzima bugakomeza, narafatishije nyine abantu mfurira, ubwo mba nzi ko buri munsi niba mfite umuntu ndi bufurire akanyishyura, nkazigama, nkanamenya n'uko umwana yariye yize nyine nuko. Hari abantu bari baramusize ku kazi, nawe asigaho abandi ngo barahiba. Mu kuhiba rero nibwo bamujyanye. Yumva umwana we yazaba umuntu ukomeye ugenda ibihugu byinshi. Ikintu namwifuriza ni ukubaho neza pe, birenze uko njye naba narabayeho, kandi ikindi akazaba n'umuntu ukomeye, akagera kure cyane harenze njyeho naba narabashije kugera, akiga akabagera hanze hose. Icyo kintu mba numva mwifuriza, kandi nkaba numva ko yajya ahora yishimye, kuko njye nahuye n'ubuzima bubi butuma mpora mbabaye kenshi, nkahora mfite amarira menshi. Njye rero mwifuriza yuko we yahora yishimye kandi akagera kuri byinshi we yumva yifuza mu buzima. Nanjye mbasenga Imana ngo izayimfashemo, nanjye nzabashe kumuha ibyo baba yifuza. Akunda ubucuruzi bw'imyaka. Ikintu mba numva nakora ni ikintu gifitanye n'ubucuruzi. Mba numva mbonye nk'ubushobozi, nashaka ikintu nakora ni ubucuruzi, ariko ubwo nanone mba numva nacuruza ibintu bijyanye n'ibyo kurya, ibishyimbo, ibijumba, nyine ibintu byo mu cyaro pe, byo mu imyumbati, ibishyimbo, ibijumba, nibyo mba numva nakicururiza kugira ngo nteze imbere nyine na babandi bo mu ntara, kuko abantu bo mu ntara burya nabo abenshi babayeho nabi pe. Yababajwe no kwirukanwa n'ababyeyi be afite umwana urembye. Ikintu cyambabaje mu buzima cyane kirankomeretsa, ni umunsi najyaga iwacu ndi kubasaba ubufasha bakanga kumfasha, bakanyirukana, kandi mfite umwana arwaye cyane. Byarambabaje cyane pe, nicyo kintu cyambabaje cyane. Umwana wanjye arembye cyane, nkabura umuntu wo kumfasha icyo gihe, abandi njyenyine. Iyo avuze ku kuntu umwana we ajya abwirirwa, amarira arisuka. Ikindi kintu kimbabaza mu buzima, niyo umwana wanjye yabwiriwe cyangwa se mbona amafaranga yo kumujyana ku ishuri, birambabaza pe.
ashimishwa no kubona umwana we yishimye. iyo mbonye umwana wanjye yishimye biranshimisha. Yego, niyo mbonye inshuti zanjye nazo zishimye nta bibazo zigirana nabyo biranshimisha. Next Hope TV yamuhaye ukuboko. Urapfumbata ngo nyine ndaguhereza ukuboko upfumbate. Nawe nimuhura uzamuhereza ukuboko, wenda umwana we yabona icyo kurya uwo munsi. Komeze usenge kandi urwane, uko biri kose hari igihe bizagenda neza. Kuba Next Hope TV yaramuganirije yarabyishimiye ndetse yaruhutse umutwaro yari yikoreye. Murakoze kuba mwanganirije, burya no kuganirana no kubona uganiriza nabyo ni ibintu by'agaciro, bituma ubohoka mu mutima wawe ukumva ko hari abantu n'ubundi bari kukumva, ariko iyo udafite umuntu wumva wabwira ikibazo ufite nabyo birababaza. Ariko kuba mwabashije kunganiriza nanjye nkagira uwo mbwira nkabohoka nkumva ko mfite umuntu wanyumvisha, nabyo ni by'agaciro. Rero ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kubwo kunganiriza, ndumva nduhutse.